zabone mituweli kibura garuka je basho kuba naragucira neza umugore yaje kugira umujinya aragenda cyangwa waramukubise agore je usararwara byo gusa ntiwamutera igipfunsi kabisa kadata ngaho funga igipfunsi turebe oya funga igipfunsi oya gifunge funga igipfunsi turebe damase umugore waramukubise mwese ubwo umujinya watewe n'iki icyo kibazo je nuko yambwiraga nyine ngo rimbishe urwana n'icyaha urimbishishe uri icyaha gigasenga urasenga burya ndumva ko ntabwo naje kubeshya usengera he ndumvaje pere sura umwadeperi ntabwo ngiye ujya avuga ngo ntabwo aho kugira ngo ubeshyira ku isoko y'ubugenzi cyo kubwiza umuntu kuri biki ese uri umwadeperi warakocoye ubwo urumva uri umwadeperi koko ubutabeshya Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Ahantu mugiye muri hatandukanye muri uyu mwanya rero turi kumwe n'umugabo mwakunze kugenda mubona cyane ni Karibu harya amazina Direnganya Damascene kakandise noneho uri umwami na uri umwami undi Rwabugiri ni izina ry'umwami cyamaye muri quartier uri umwami rwose niwe muntu ukaze muri quartier iryo baza babaza abantu bose reka ahita hakwereka ko zina se kuki bakwise gutyo kuzita gutyo gukora ngo uza kwicisha bugufi kubera uja kugira ibibazo by'ubuzima kubagwa buri munsi kugira imbara bwati ubu barimo bagenda babwira ngo ndimenya w'ibitaro ndagenda nkabamo gahurukira mu buri akenshi utakwibera mu bitaro ntugere kuri reka da kunda kwibera mu bitaro nkaba ariho rwanira nyine ryamba nk'abantu se indwara yawe ntago ikira naze gukira burundu naze gukira cyane rwose byabonye kuko ndafite icyuma cyacyubatsemo ngira ngo nereka abantu bose tubivuga kandi n'uburyo bafasha mu buzima bwanjye kugira ngo mbeho kitwe no kujya kigejesha nibura njye byamba burundu icyo ni icyuma kirimo aho ngaho kije yasohotse aho barahabaze bashyiramo icyuma cyanze igufwa byagenze gute igufwa ry'icyumburamo yiturumburamo arabushye cyane yiturumburamo amagufwa yiturumburamo agatakara kanseri y'amagufwa kanseri y'amagufwa arwaye ntibishoboka urwaye kanseri y'amagufwa kanseri y'amagufwa uburyo abazi hose hose ndabazi reka reka ndabazi arashije hose narambazi hose warashize ntabwo ugibura ufite ubuzima bugaragara urabona ko ntabasha no kwigomera utuzi ngo cyangwa naragira guke no kwikarabya birananira warashize njya nyine gushaka ubuze ubayeho bayeho nyine mu buzima burangira bugoye bayeho nabi cyane bayeho nabi murabibona mbese ntangira nk'abantu bakera nkunga mubafasha ukamfasha nta kindi kintu urabona gusabira kandi Imana yazabakugisha ukamfasha cyane mu buzima bwanjye nkabona yenda n'ubuvuzi nkabona no kuzavurwa cyane nkaba saba n'umupira bakora ubuvugizi nkaba nagira Faisal cyangwa se nkaba bashaka n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi kugira ngo mbeho mbashe kuba nabona icyo kukivuga no kurya hari igihe nkarya urabona ko nabasha kuba nakwihahira ngo njye kwica ishuri niwo mu buzima mu cyaro ko wabayeho uri ukujya gufata isuka akajya guca ishuri urabona ko ntabishobora ntabwo wabishobora urabibona ko hose ndabona mu kazi ntabwo wabishobora pe warashize uretse kwibeshwaho nyine kubaho nyine n'ubuzima bungora nyine cyane bayeho ubuzima amagufwa ngo yiturumburamo agatakara dore nk'ubu rigiye kuvamo rigiye kuvamo ubwo iryo rigiye kuvamo rigiye kuvamo muzahita hatangira harijyamo amashyari y'ibyo nyine gusa sinzongera guhaguruka buriya na Rwabugiye warakubititse narakubititse no guhora mu bitaro simba mva mu rugo
mu rugo si biragora sinjya nkunda kuba no mu rugo cyane mu bitaro bajye mu bitaro uri mu bitaro buri gihe cyane rwose buraragora ese mvise ngo ufite n'umugore nibyo umugore naje kumushaka kugira ngo nyine byibura ajya abasha kuba yazana utuzi kuko urabona ko bigoye igihe kigeze tuzabimaniza kumba akana kandi kakaboneka kuzuza umwaka n'ukwezi wabyaye umwana kuzuza umwaka n'ukwezi ariko ikibazo mfite banze kumushyiraho kata banze kumushyiraho ngo ntibishoboka kandi umwana nta bushobozi ufite bwo kujya kumuhahira mituweli murabibona ese wa mwana azabaho gute ubwo nibwo umugore yahise agira gute yahise yivumbura arigendera ati n'ubundi utunga umuntu utagira mituweli kandi amumuhahira biragoye byagora ugiye kutubwira ukuntu waterese umugore mwamenyanye gute mwahuriye hehe nari nimbuze icyo gihe ariko nubwo nari mfite ubumuga kugira ngo atatangira kujya agenda avamo umwana arahuye ariko ntazi ko afite ikibazo nawe kibaramba afite ikibazo cy'ubumuga yari kumva ko yambwije ukuri ikibazo cy'ubumuga kandi nawe umuganye ko umuganye nawe ukaba yenda tumuganye twakwibumbira hamwe kugira ngo kirengera gute hagushaka nawe umuntu nk'abandi kose bajya haramuge gukuse gutega umuntu nawe umuntu nk'abandi rwose ko umugore ubushobozi bwe buramukanye n'umugora najya amafaranga yo bamuca amafaranga nkayabura ikivuniro w'amafaranga yabuze yo kugira ngo ajya gufatira imiti y'ikarayesi bahaye imiti bafata ikarayesi yo kugira ngo bagwe yo kugira ngo batagwaho noneho urumva uwo mugore niwe waguterese yanjye wamuterese dukundana rwose twarakundanaga tamase niwe waguterese twarakundanaga nta kibazo twakoze yabanje kwiga mu mwaka wa kangahe twakoze yiga mu mwaka wa gatatu tuba abana gutyo yigaga mu mwaka wa gatatu iyi wa gatatu nyine ngo ahagezeho nyina aza kugenda umwana arasigara amaze gusigara ikibazo kikaza kigira bakagaragaza ko uriya muntu wiyasura nta muntu uko mbona amukunda nawe mukundana nta muntu muzabana icyo niyo afite ikibazo cyo mu gahanga gikomeye nawe ukakira wese ko afite ubumuga nanjye nkaba mufite rero ubwo najya kuhariya nkajya kumusiga koko ibyo ngibyo niko bisanzwe n'uwiteka yaturemye gutyo uwiteka arashaka kurikiza abantu turashaka kuzabaza nawe ntabwo yavugaga ajya guca ishuri yagenda akavamo ese ntawe n'ubwo wari ugiye icyo amara ibintu iyo ushobora ntabwo wagendaga ajya guhiga ni ukumutora mu murima si urabwira icyo kibazo njyewe naje kumubura ubushobozi bwe bwo kugira ngo mufatire imiti hari karayesi urabona iyo uri mu cyiciro cya kangahe cya kabiri biba bisaba ko ugira gute uriha ya mafaranga yo kwa muganga nta bushobozi rafite ariko byibuze uwo iyo cyiciro nacyo n'igihe wari wakimusabye we ari mu cya kabiri wowe ukaba mu cya kangahe yewe niba bari bashyize mu cya mbere bano banze kubashyiraho we n'umwana yibera ikibazo ubu ni ukuvuga ngo ni agahinda gafite cyageje n'ubwa byose yari umurenge ntabwo ngo ntabwo byashoboka ngo ntabwo ngo yabashyiraho bibwira w'akagari nawe arambwira ati ntabwo yabashyiraho ati ntabwo ati njyewe hari sentagiri wabibona ati njyewe atambaye uburenganzira bw'umurenge ntabwo yabishyiraho urabona ku karere sinagira ko reka gisagara kari kure sinabasha kugenda n'amaguru ngo ngire nturutse hariya bisaba gutega kubona nta mafaranga afite y'urugendo biragora kandi mbona kwa muganga mbese nari gukurikira ese ubwo tukiri aho ngaho umugore nta n'igikumwe mwateye kurikira gute se mpora ndi mu bitaro mbabo ko byamugoye nawe akavuga ati mwahisemo aho mwateretaniye nyine mwahise mubirangiza muhita umukocora ndamushatse ariko n'ubuyobozi bw'ubuzima ndabibabwiye babibaganirizaho n'ubuyobozi baje kubibaganirizaho cyane ubuyobozi se barakwemereye ko arambwira ati noneho kubera ko ufite ikibazo twavuga ushobora gupfa niba ubona yuko umukunze gushaka nta kibazo ntamushatse bibereka ko kose nabihishe ku buryo naje kuvuga ati kovide nivamo nzasaba Imana imbabazi mbe namugarura dusezerana ariko ndabona gusezerana kwanjye bigoye kandi zawe usibye kazaboneka mpuzamahanga bitewe n'icyo kibazo nta bushobozi nabona bwo kuba namuvuza kandi bakavuga ati yigira igihe ese kuki washatse ikimuga nawe uri ikindi nari kubigenza gute uze gushaka umuzima ngo akusindagize ntabwo nari kubigenza nta muzima se waterese iwe Imana iguhuje
biriya bituruka ku Uwiteka iyo yaguhuje bituruka ku Uwiteka. Uwiteka yaguhuje n'umuntu murabana byaba utaguhuje nawe buriya n'Uwiteka wabahuje. Imana yaduhuje ntabwo mwese murwaye mwese murwaye umuntu muzima nawe ariko ugajya gushaka abantu uzajya kuwuca ibishu byari kubaho ntabwo azaca ibishu ntazanzanira amaso ugasanga byose ni ikibazo ugasanga ni ikibazo gikomeye ugira gutya buramuzanye nta kibazo yihanganira ubuzima nyine hari ikintu cyo kiri mu nzu habe n'agasukari muri giki hari ikintu cyo kiri mu nzu cyo kihibereye kagire aramubwira ati wihangane nk'umuntu nyine n'akamatora wari waguze byibuze ngo hasi mwaryamye hasi n'ubu ugeze mu nzu bose wakumirwa nyine dore se ubwo se koko ese ko ari ikibazo cyagomereye cyangwa batubwira nubwo yajya agira azaza bwajya amezi twatuzigamo abasha kuba ntabwo twatuze nubwo yajya agira azaza mukakazana ubwenge yajya mubaza ko acuze nkabasha kuba cyangwa abasha kuba yanankarabya urabona se mbasha kwihera icyo ngicyo namushaka kugira ngo cyangwa se yenda akanagura n'isuku akamesera mugira gushyikira mbese yarakozaga yaranyuhagiraga ahantu hose ntiyanendaga avuga ngo aranenda yaranyuhagiraga akambwira ati naramugayira gisigajya kuba arakugusabye kiramugayira kwese kiribamo akakoza ahantu hose hanyuhagira urabona se n'ihera akamesa imyenda ikajya ari umwana mwiza pe nuko yagucitse akagenda yakugenda ntabwo namurenganya ikibazo cyabayeho nuko nta mituweli ese ubwo mituweli niyo bwa buzima bwaramugora ese urabona nta bushobozi mfite bwo kuba nakwishyura nta bushobozi mfite bwo kuba namwishyura ya mituweli noneho nta n'ubushobozi mfite nanone bundi bwo kuba nagira gutya namwishyura ya miti yo kwa muganga ya miti yo kwa muganga uzi ko ihenze ari mu cyiciro cya kabiri ese urumva nakoze ese ko watubwiye ko yagize umujinya ubwo ntimwarwanye oya ntabwo twarwanye nawe bwacu waba wihanganye turebe yenda Uwiteka aragira icyo ankorera tuzatera igikorwa cyo kwagushyiraho yaba kubyumva arabwira ati reka wabonye urugo rwawe ihangane babwira byibura bakushyiraho kuko hari n'abandi batagitera abana noneho tuzagikira nta kibazo woba mu cyiciro cya kangahe se mu cyiciro cya mbere baragufasha ibintu byose kumufasha cyerekana ariko urabona ko bayubatse bayogira ikomeye ziragwa ariko nayo ishimye nyine kuko bakubakiye n'inzu iyo nzu niyo bayubakiye nta kindi bimeze nyine rero urabona nta kindi kintu kimwe twayeho mbese se kuba wajya mu nzu uvuga ikintu usangamo byo biba bimaze utabasha kujya no mu murima guhinga ubwo umugore se we ntiyahingaga nta myaka yagusigiye nta kintu cyari wapfa ntacyo bigeze ntabwo yabashaga no guhinga kandi umuntu no mu rugo ntabwo yahahinga ese yahinga ahantu wabonera ahantu ho kusabu ni ahantu k'abajya kure cyane hari kure hano harebana n'intuziga uri mu manuka ujya za nyange hasi harebana na kabugubu hano iyo uhari iwacu ureba impande iri munsi ni hafi yako se kumurega yari kugenda akava mu moto akigega urari imodoka ikaba yamugonga cyangwa abantu moto akagwa yagwamo atamuzi yenda akajya mu bindi n'ibindi amase ndumva byari ibibazo gusa ikibazo gikomeye ubu se urateganya iki kuba yenda cyangwa ubushobozi n'abazanye kuzamo iki cyuma nicyo kikubangamiye icyuma cyarishe n'imibereho no mu rugo nayo irananiye nta n'imibereho n'ubuzima mfite mu rugo bwarananiye iki cyuma ubu ugiye uragira ngo ugere kwa muganga babwire ko kirimo kikubangamira cyarishe ubu ngubu uragoye ngo babaze inshuro zingahe 17 babaga ejo bundi za 18 kuvuga ikigero cyanze kumufata kiriya cy'uwakomfata rero bagira ubwoba kabwa ati harya bakubwiye ko urwaye iki mu magufwa kanseri y'amagufwa ni kanseri y'amagufwa yitubura mbese ameze nk'ibirahure by'imyumbati nk'ibirahure by'imyumbati ameze nk'ibirahure cyangwa se imyumbati yivugagura ariko ameze niba bajyanye mu gitondo kuvamo birabagora ushobora ko kugumishamo nkagumamo nyine nkazavamo nk'ejo bundi gutyo ariko nabwo ntarazazamuka nyine muri moto kubera n'umwuka nyine baranegerera
ubuzima bugoye kavuga ati se mbona ikintu kimfasha kikantunga nkaba narenga n'ubushobozi bwo kuba bwambuza rwose byaba ari byiza nyabaragana. mbese ubufasha ukeneye ni ubuhe ubufasha wumva ukeneye? yewe ubufasha nkeneye ubufasha bwambuza n'ubwantunga no kubona icyo nashyira mu nda nkajya mbasha kuba narya kugira ngo n'inzara nayo ibirimo nkabyihanganira nkavuga ati se inzara kenshi nabigenza sinzajya kwizanira amazi. inzara irakwica inzara irarya pe n'icyo cyuma kikakurya nicyo kikarya byose bigahuriramo naba yamiti ikagira isereri nkumva nakubita hasi kumva ufite isereri mu mubiri igazunguruka. mbese nta bavandimwe ufite muvukana? ufite ubumuga nabo mushiki wanjye nawe afite ubumuga nawe umeze nk'uko ameze nkanjye gutya umubonye ni ifoto. mwese muvukana muri bangahe? ntabwo tuvukana turi abantu babiri harimo umwana umwe aza gupfa yari muzima turwara y'iseru bazi ko ari jyewe uri bupfe umwana aba ari bupfa asigara. ese niwe mukuru? sitamase ufite nk'imyaka ingahe? 34 niyo ufite? bo kaho rero bwire nyine komeza wari urimo utubwira ubufasha usaba ubwo ari bwo. ndasaba ubufasha bwo kuba nabura icyo kurya nkabona n'icyambuza kugira ngo ujye mbasha no kuba naziriya mpapuro nafotoza z'izi mpapuro zo kwa muganga zirambangamira. ikindi ririya miti bagura muri farumasi hanze irahenze sinabona ubufasha ntabwo nabona amafaranga yo kuba nayishyura kuko hari ziriya bande tuzigurira hanze kugira ngo bambange babashe kuba bahambiraho ndikuvirana n'uriya muti usa nk'amaraso basiga nawe tuwugura hanze urahenze rero iyo babivuye uko bigenza ngewe nkabona ubuzima burangamye biragoye bose nk'umuntu wambona yafasha imana yazamuka nta kindi kintu uwiteka yazamuka ubundi nkabona n'ubundi bufasha bwinshi bw'isimburagingo bw'imbago murabona zino mbago uko zimeze ziragusha nazo izi mbago nazo zirambangamira cyane ziragusha kenshi na kenshi nakunze gusa amasaro ziriya mbago z'ibyuma n'umuntu wafasha akaba yazima yaba agiriye neza ziriya zifata mu maha abasha kuba zafata mu maha kuko zo mu maha nizo zifasha ubu nabaye umukara kubera zino mbago z'ibiti zarangije. tamase imana rero igufashe gukomeza gusenga kandi n'izo nkunga imana igaca inzira zikaboneka. ubwo ukomeze wihangane kandi wizere imana n'ishobora byose. tamase urakoze tuzongera kandi dufite icyizere tuzongera wakize utakiribwa nk'uko uri muribwa kano kanya. urakoze cyane.